turaba intore dutore kugira ngo tube intore tugomba kwitoza, nta ntore ihamiriza ititoje. Reka rero dutanga amasomo, mukurikira amasomo yacu ku mihamirizo imwe n'imwe. Turahera ku gitego. Iki ni igitego. Murumva indamutsa ya mbere ngirakamaro. Tugiye no kubagezaho intambwe z'urukatsa. Ivomo Ry'Umuco TV tubifuriza icyumweru cy'imigisha. Nkuko mubimenyereye mu biganiro byacu twibanda ku muco nyarwanda, cyane cyane twahereye ku gipande cy'intore. Intore mu muhamirizo, intore mu itorero. Intore rero nkuko nabibagejejeho, ntabwo nshaka kubigarukaho cyane, ariko intore zishushanya urugamba, zishushanya intambara, zishushanya uko zigabiye cyangwa se zaganje ababisha. Tubagejejeho umuhamirizo witwa indamutso ya mbere. Wawuhimbye rero uwo muhamirizo bawuhaye izina ry'ingorabahizi. Umuhamirizo wawo wa kabiri niwo bita nyine ikotaniro. Kandi tubagejejeho n'igitego. Icyo gitego ni igituma intore ziruhuka hagati y'umuhamirizo muremure n'uwundi. Intore rero naho zikomoka usanga mu turere twose tw'u Rwanda haba intore, ariko ndagira ngo mbanyuremo muri makeya aho usanga intore ziganje gusumba ahandi. Turahera mu karere ka Kabagari, mu cyahoze cyitwa Masango na Murama. Intore bakunda kuvuga ngo intore za Masango. Muri ako karere rero havutse intore zikomeye cyane cyane. Haba n'itorero ryari rya Shamukiga ryabayemo ba Bwanakweli, muramuzi Bwanakweli na Sani. Intore rero za Masango, hakaba intore z'Imurama, aho ni mu karere ka Kabagari, ukazamuka werekeza ku gicumbi cy'umuco mu Rukari i Nyanza, aho wasangaga intore za komine Nyabisindu, ubu ni mu murenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza. Hari intore kandi za Ngoma, aho ni mu cyahoze ari Butare, hariya i Huye, ni mu karere ka Huye. Intore za Ngoma habaga hari ikigo gikomeye cy'Abasuguti. Hakaza intore zo muri Kigoma ndetse n'izo ku Mukingo, ubu naho ni mu karere ka Nyanza. Hakaza intore za komine Nyamabuye, hariya Ishyogwe, aho zahirwe n'uwitwa Semivumbi Simaki. Iyo rero ugeze mu Bugoyi uhasanga intore za Rubavu, intore za Kanama, intore za Rwerere n'intore zo muri Nyamyumba. Mu Ruhengeri intore za Nkuri, intore za Mukingo. Waza wagera icyahoze ari Kigali ngari, ubwo ni muri komine Bicumbi na Gikoro, wahasangaga intore. Ndumva rero tuzakomeza kubagezaho n'utundi turere, kuko intore zabaga hose mu Rwanda.
ubwo mbanyuremo muri makeya uturere ushobora kugenda ukavuga uti munyereke intore, ako kanya zigahita zisobeka ingamba zigasobanura amayugi. Bakunzi rero mudukurikirana kuri channel yacu, nagira ngo twongere tugaruke ku mbyino z'abakobwa, umushagiriro.